muri ino minsi itorero rikennye intwaro. Niyo mpamvu intambara zacu zihora kuri YouTube. Niyo mpamvu intambara zacu ziri mu binyamakuru. Niyo mpamvu usanga abantu bakogombye gushakirwaho iby'umwuka birirwa bahanganye mu nkiko. Ni impamvu yuko dukenya intwaro. Akina n'ikinyoma nk'uko umaze igihe ukina n'ikinyoma, uti ndagukunda, ukajya muri ibyo ngibyo. Wowe ukina n'urupfu, ukina n'umuriro, we uri gukina n'ibyo utazi. Abagore bafite abagabo niyo bagezweho mu gusambana, shaka abagabo bateruye ibintu by'ibyuma kuko ababo batateruye. Wakennye intwaro wowe. Riracuruza abagore bambaye utumini, riracuruza abagore bisize utuvuta, riracuruza abasore bakozi baba. Umukobwa avuga ati ariko ngewe nashatse ngwino hano, banguka hano, ubure kujya gukora ibaba n'akazi kawe. Yareba uyu mwana w'umusore batari kubundi uyu nguyu, agahita avuga ati wapi, kuko ririmo riracuruza, iri soko ririmo riracuruza. Rikahita ati ngewe numva kame mumba narashatse nk'uyu naribeshye, iri soko ririmo riracuruza. Mu ntambara zacu ubu uyu mugabo agize gutya ni ukuvuga ikimemuretse. Aba bagabo umwe agize gutya biraboneka ko bagiye guhangana na mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Noneho ugiye kuza nyine umutikura turebe ko bereka ukuntu Imana ikenera ko tuba tugomba gukomera. Mbese impamvu nyine igira hano hino, mbese nawe wikomeze nk'umuntu ukuntu Imana ishaka ko dukomera. Mwabyumvise? Mbese nawe nyine mbese nahagara nabiramureba. Mbese impamvu ngo nuko mukomere. Arabuzwa n'iki kukubaha se? Mbere mujya muvuga ngo nta muntu ngurageragezwa nka Yobu. Mwese muri ba Yobu biterwa no kwizera ufite. Biterwa no yavuze ngo nta muntu n'umwe nzaha ikigeragezo kirenze kwizera kwe. Niyo mpamvu gukomerera mu mwami kugira ngo nkomerere imbere y'ibindi, imbere mbirwanye kandi ngira gute mbitsinde. Burya amagambo menshi akugeraho rimwe na rimwe y'urukoza soni ubundi yo kugusebya, Satani aba yagupanya akabata ubu ngubu aya magambo nyashoye kandi nkashora aciye muri mwene se, nahita mutwara intwaro yitwa iki? Amahoro. Muririmbyi wa 81 mu Gakiza we yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Ava ngo nkunda kumva amakuru ya hehe? Y'umurwa. Buriya rero abantu bakunda kumva amakuru. Abantu bakunda kumva amakuru. Benshi bakakunda kumva amakuru ubu y'imikino, bakumva amakuru y'intambara hirya no hino. Abantu bakunda kumva amakuru. Ariko muri kuvuga ngo ngiye nkunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya. Abakunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya. Abazindukiye imbere y'Imana kumva aya makuru. Haleluya. Aya makuru y'umurwa rero nta handi abantu bajya bayumvira. Yesu ashimwe. Ikoranabuhanga ryarabonetse kuri YouTube barayumva, ariko buryo uyareba online atandukanye n'uhiyicarira cyane ko siko yose banayumva. Imana ishimwe. Abaje kumva amakuru. Haleluya. Abaje kumva amakuru y'iwacu. Haleluya. Uyu rero uyu muririmbyi atavuga ngo murinzi we menyesha igihe. Mbese iwacu ni muhero. Iwacu ni mundebe mwihangane mundebe ntago ndi butinde. Yifuza ko amumenyesha iki? Igihe. Ubu mwese uko twaje gusenga nanjye ubwanjye nta muntu waje kubaza Imana igihe. Avuga ati ariko iki nicyo gihe. Ava ngo menyesha igihe. Haleluya. Kandi uko twicaye hano buri wese afite igihe cye. Buri wese afite igihe cye. Nubwo ataryo jambo tugiye kwiga, ariko Salomo agiye kwandika mu mubwiriza ibice 3 arabanga ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru gifite igihe cyategekewe. Avuga ibihe 28 kandi umwana w'umuntu wese ibyo bihe wese abicamo. Haleluya. Turasenga tugatunga n'ubuhanuzi, Imana ikatunagira ijambo tukanaryumva, ariko ntitumenye igihe cyaryo.
tugacumurira mu bihe ibintu bigakomera, ariko abajije umurwanyi, kandi ngira ngo nawe uri umurwanyi, aravuga ngo guma mu ntambara kuko urugamba ruzagira gute, ruzashira. Imana ishimwe. Mfite intashyo rero nakuye ahantu henshi yagiye hatandukanye, henshi. Mwakire intashyo za bene so. Yesu nabahe umugisha. Katwihuse dusome ijambo ry'Imana ku bashyitsi. Amazina ni Umugwaneza Jeanne, ndi umubyeyi murabibona, nkora umurimo w'Imana kuri iri torero rya Sejemu. Shima Kristo ko yampamagaye. Bibiliya yavuze ngo abahamagawe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bakeya. Nshimiye data ko yantoranije. Haleluya. Ko muhise mvuga ngo amen. Ikimenyetso cy'umuntu watoranije se wakibwirwa n'iki? Ntago ari iyi mikoro. Kadusoma ijambo ry'Imana. Ariko nshimiye data ko yampamagaye, yamara kumpamagara akantoranya, yamara kuntoranya akansindishiriza, yamara kunsindishiriza data akamubwiza. Haleluya. Ubundi ni imirimo nk'ingahe? Ukwiye kugenda ushima Imana ko Imana yaguha ngo aba yamenye kera. Hari abantu Imana yamenye kera, bapita Imana iragenda ibamenya kera, iragenda irakumenya kera, irabahamagara, imaze kubahamagara irabatoranya, irabatsindishiriza, irangije baha ikintu bita ubwiza. Babishakisha gukora ibyiza badacoga. Nuko akavuga ngo abahamagawe ni benshi, ariko hatoranywa bake. Hari abantu Imana yahamagaye irabatsindishiriza. Ntago ari iryo jambo. Katwihute. Dushimiye data wa twese wakoze ibyo ngibyo. Mu nzu ya sogokuru ubyara data, Imana yaraje, ni abantu bavutse ukuntu abo bantu rero gukizwa bijya bibagora. Imana irazitoranya inzu ya data yonyine, ikuramo abantu bamenyesha izina ryayo, iraza iradutsindishiriza. Ngira ngo iwacu hari umwana nawe wabyanze abizi, ubanza ari umwe, ariko mu mpere data wa twese icyubahiro ko Imana yatoranyije inzu ya data ikayitangamo agakiza, n'abandi kazabagereho. Kandi rambura Bibiliya yawe, twumvisha ibintu byinshi kandi byiza. Twumvisha abaririmbyi, abantu babyiniye Imana, twumvisha ijambo ry'Imana, twasenze. Haleluya. Twumvise inkuru za Mose ngo azamutse umusozi, Imana imuterera ijambo, irambwira ngo ugende umbwirire Abisiraheli. Ubu nanjye mfite irindi Imana yantereye, irambwira ngo ugende umbwira no mu cyumba cyo kuwa mbere, niryo tugiye kuganira, kandi uryakire nk'ijambo ry'Imana. Soma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, ni amagambo dusanzwe tuzi, tuyaganireho. Ijambo ribaza, reka tubanze dusome 10:6, paji 198. Haravuze ngo ibisigaye bantu ba Sejemu, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mumvugire ngo amen. Subira inyuma unsomere mu gitabo cya mbere cya Samweli, paje 270. Tuhasome andi magambo, ubundi urebe niba ugitwaye intwaro z'Imana, urebe niba uzifite, urebe niba ukibashije kuba ukizitwaye, ubundi dukomeze urugendo. 13 murongo wa 19 haravuga umutwe w'amagambo ngo Abisiraheli bakena intwaro zo kurwanisha. Urebe niba nawe utazikennye, kandi burya hakena umuntu wari utunze. Iyo umuntu yari umutunze avuga ati yo runaka shaho yarakene, ntago ari byo mbifurije, ariko nyine hari ukuntu umuntu agira amateka yahinduka, ko ati yo runaka burya desi burya yarakennye.
abavuga ngo Abisirayeli bakena iki? Bakena intwaro zo kurwanisha. Ngo icyo gihe ngo nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyazaho ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta numwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Imana nitugirire neza. Mubumbe Bibiliya mu ndebe hano tuganire iri jambo ry'Imana rifite n'umundi umutwe w'amagambo ngo hariya dusomye ngo Abisirayeli bakena intwaro. Urebe niba we muri no minsi waba udakennye intwaro. Yesu nashimwe. Kandi iyo umuntu akennye ntibimubuza kubaho. Umuntu arakena akagumya akabaho, siko bimeze? Umuntu arakena akagumeza akabaho, bakakomeza bakabona ko Jean ariho, bakamenya ko Manuel ariho, bakamenya ko runaka ariho, ariko afite ikibazo ari umukene. Bibiliya tubwiye ngo umunsi umwe igihe ku ngoma ya Sawuli Abisirayeli bamereye n'Abafilisitiya. Igihe kiza kugera ngo Sawuli aragenda aba ku musozi witwa ngo Makimeshi. Aragenda uwo musozi awubaho, ngo yari yitoranyirije ingabo 3,000. Aragenda afatamo 2,000 abana nazo kuri uwo musozi, afata izindi ngabo 1,000 aziha umuhungu we witwa Yonatani, nawe aragenda aba ku musozi w'i Beteli, nawe abana n'izo ngabo nawe 1,000. Abafilisitiya barabimenya, bamenya ko Sawuli ari kuri uriya musozi ari kumwe n'ingabo 1,000, Yonatani ari kuri uriya kumwe Sawuli kumwe n'ingabo 2,000, Yonatani kumwe n'ingabo 1,000. Bavuga ati mureke kurwanya Abisirayeli, mubareke amasengesho yo kuwa mbere y'abantu ba Sejemu ntabwo twayakira. Kuwa mbere ni amasengesho, kuwa kabiri ni amasengesho y'abagore, kuwa gatatu ni amasengesho y'urubyiruko, kuwa kane ni amasengesho nanone ngana nk'aya y'itorero ryose, kuwa gatanu ni ijoro ry'impinduka, kuwa gatandatu amakorari aba ari aha ngaha amwe arepeta ayandi asenga, ku cyumweru ni amateraniro 3, nyuma ya saa 6 haba hari ibintu byitwa ibiterane. Abantu ba Sejemu nimugende mubihorere, dushaka ubundi buryo. Naratangaye nasomye ijambo ry'Imana riranga ngo igisanduku y'isezerano ry'Imana yanyagwaga ngo Abisirayeli barimo barwana mu rugamba, ngo baravuze kuko Abafilisitiya batunesha, ngo nimugende muzane isanduku y'isezerano. Ngo igihe yageraga mu rugerero rw'Abisirayeli, ngo Abisirayeli bavugije induru barishima cyane ku isanduku y'isezerano y'Imana ihageze, ariko nyamara ihagena barakenye intwaro. Ihagera harimo abahungu 2 ba Bayeri, umwe Hofuni na Finehasi, ngo bari barakoze ibyaha bikomeye, ngo bajyaga barya ibitambo igihe cyo gutamba kitari cyagera, bakoraga ibindi byaha, bagasambana imbere y'ihema ry'ibonaniro. Ise Era akabyumva, Era agahamagara abahungu be kavuga ngo ariko bahungu banje, niyo numva ni ibiki umuntu nacumura kuri mugenzi we? Ubu ngewe nincumura kuri Celestin, Uwiteka azatwitwarira, ariko ninda muntu namukacumuye ku Uwiteka ninde uzamwitwarira? Turashimira Kristo wemeye kwikorera ibyaha byacu akajya kutwitwarira ku Uwiteka. Ni mumukomera amashyi, kubera ko habonetse umutambyi aba n'igitambo, aba umuhuza w'abantu n'Imana. Abango bana banje ibyo mukora ntago ari byiza. Bagati wa musaza uvuye aho n'ubundi ntunakireba, wamaze gukena intwaro, maso yawe ntakireba. Kera warerekwaga ukamenya ibintu atari uko babikubwiye, ahubwo ukabimenya wowe wabyeretswe, wakenye intwaro. Ceceka wa musaza, twikomereza ibyo kwinezeza. Bibiliya iravuga ibyo ukabikora nka kwihorera. Baragenda barangije rengo igisanduka yageraga mu rugerero rw'Abisirayeli, banezezwa nuko ihageze, ariko ihagera barakenye iki? Intwaro.
irabihora barabakubita baranayinyaga. Ariko icyo nshatse kuvuga mvuko na Filisitiya bavuze ngo bavuze ngo urwo rwamo n'urwikira umeze nk'urw'ibyishimo, bavuga ngo ni isanduku y'Imana Isiraheli hageze. Bavuga ngo mva rero mwaba Filisitiya mukomere kandi murwane kigabo, mutabi ibiretwa by'Abisiraheli nk'uko bahoze n'abari byo. Buriya bajya babimenya bati rero sejemu ni mubareke. Icyo gihe rero ngo Abafilisitiya bajya inama bati mureke kurwanya Abisiraheli, n'ubundi n'abanyembaraga, Sawuli ari hariya n'umuhungu ari hariya, twiga ubundi buryo. Nje kubabwira ngo Satani yize ubundi buryo bwo kurwana n'abantu b'Imana. Satani yize ubundi buryo, akakureka ukaza mu masengesho gafata mikrofone ukabwiriza, ariko afite ubundi buryo yakwigiye. Tugafata telefone pita tukamuhamagara, tugahamagara n'abandi, ariko Satani yarize ubundi buryo. Baravuga batereka tubatwara ikintu bita amatyazo. Tubatwara ikintu bita amatyazo babure aho bacurishiriza, tukandi turabatwara amatyazo atyaza inkota n'amacumu. Amatwaro yo amatyazo yose barayatwara ngo babasigira ityazo rimwe, ngo ryatyazaga iki? Ryatyazaga ishoka, rigatyaza umuhoro, rigatyaza isuka, rigatyaza impabuzo, rigatyaza ibihosho. Izi ni izihe ntwaro babasigiye? Babasigiye intwaro zikora ibyo kurya. Uwo mumama mukoreho akanguke mwegeranye uwo ngo babasigira intwaro zityaza zikora ibyo kurya. Isuka irahinga, umuhoro utunganya ibyo kurya, siko bimeze. Uruhabuzo rugira neza, urutoki ugasanga rumeze neza, ibintu ishoka ikasi inkwi zo guteka, ibihosho bigahonda amabuye, abantu bakubaka iterambere rigakomera. Ariko barakenye intwaro bazakoresha ku munsi w'intambara yabo. Baragenda Abisiraheli baradamarara, Abafilisitiya barabareka babatega ikindi gihe, barabanza amatyazo barayabambura, bati mujya mureba mumenye ko bose barimo bamanuka baza hano iwacu kuza gutyarisha. Jambo ry'Imana rikavuga iki muri Hoseya ngo 7:9, kavuga ngo Efurayimu yabaye inuma y'injiji, kubera ko Efurayimu yameze imvi z'urutarutaru, Efurayimu ameze nk'umutsima udahinduwe, Efurayimu ahungira mu Egiputa akajya no mu Ashuri gutyarizayo. Hoseya 7:9 aho ngaho uze gusomora bihasanga. Abisiraheli bakena amatyazo bakajya bimanukira bakigira mu Bafilisitiya, bakajyana gusenga, bagahanurirwa, bakajyana babana muri business, mbese baragendana, ubumwe buranuka, bakagenda bakicyariza amasuka, bakaza bakihingira ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi, nta kibazo bafite, bakicyariza amashoka, bakiyasiriza inkwi, bakicyariza ibihosho, bakihondera amabuye, bakiyubakira amazu yabo bakayakomeza, business zirakomera. Bakajya baza ku ruhimbi, Abisiraheli bakomeza gutamba, barakomeza baratamba, barakomeza baririmba Imana ya Isiraheli, barakomeza barayivuga, amaturo barayatura, abacuranga baracuranga, ababwiriza barabwiriza, ariko barakenye intwaro. Ku munsi Abafilisitiya bamaze kubona ko nta ntwaro zigihari, bati tubatere rero sasa, ngo bazamuke babatere. Avuga impanda ihururiza urugamba. Sawuli agiye kureba asanga muri zangabo 2,000 zatojwe, asanga nta n'umwe ufite icumu n'inkota. Ati toka dayimoni mu izina rya Yesu. Ngo hamagare Yonatani, asanga nta n'umwe ufite iki? Inkota. Asanga bakenye intwaro. Paulo agiye kwandikira rero Abefeso, yaramaze kubahugura muri byinshi nk'ibyo twamaze kumva, ndetse wongera no ku bindi wumvise, wongera ni ku byejo twumvishe ibintu bikomeye. Aravuga ngo ibisigaye bireba umuyobozi w'icyumba, ibisigaye bireba umushumba ushumbira itorero rya Sejemu, ibisigaye bireba representa w'itorero rya ADPR, ibisigaye bireba inshuti n'abavandimwe, ibisigaye bireba abashyitsi n'abasangwa bo muri iri torero. Mukomerere mu mwana.
mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hagati impamvu mukwiye gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi nuko mu ntambara zacu tutarwana n'abafite umubiri. Umuje Manuel, tutarwana ntago bakangwa na zira. Urabizi nkunda ukuntu uririmba, ariko ziriya ndirimbo ntizakubita umudayimoni n'uyu n'umwe. Ziriya ndirimbo waririmba umuntu akagukubita bitanu ukajya kurya, ariko ntago zakwirukana amanyanga y'abadayimoni. Abati bisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bungahe bwinshi. Abati dore impamvu rero buri aterega befese impamvu mbibabwiye nuko mu ntambara zacu Abisirayeli barwanaga n'Abafilisitiya babareba, ba Goliyati bakabatuka. Wabonye Abisirayeli ngo barakena intwaro ku gihe cy'intambara ya Goliyati na Sawuli, kajyaza kabatuka bakinjira mu myobo kubera yuko bakennye intwaro. Haboneka umusore uzibitseho aramanuka ajya hepfo ku kagezi. Haleluya! Abaje ku kagezi mumvuge ngo amen. Aramanuka ajya ku kagezi ahita yitorera ikintu bita amabuye 5. Ntago byamusabye ko yose yakoresha kuko intwaro yarazambaye, ngo arekura rimwe gusa. Haleluya! Rimwe ryonyine rigica Umufilisitiya. Muri ino minsi itorero rikennye intwaro. Niyo mpamvu intambara zacu zihora kuri YouTube. Niyo mpamvu intambara zacu ziri mu binyamakuru. Niyo mpamvu usanga abantu bakogombye gushakirwaho iby'umwuka birirwa bahanganye mu nkiko. Ni impamvu yuko dukenye intwaro. Uyu munsi nitwe tubwirwa. Iri ni ryo jambo Imana yampaye. Habwati rero impamvu dukwiye gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ntago muzano mwabasore mwembi murangana mwabagabo mwe. Uyu n'uyu, abagabo bose n'abasore ni barebare ni banini, uwateruye n'utarateruye biramureba. Muri kureba bano bagabo. Haleluya! Aba bagabo ni murebane mumera nk'abafunze, ni muse nk'abagira gutya. Mu ntambara zacu ubu uyu mugabo agize gutya ni ukuvuga ikimeye muretse. Aba bagabo umwe agize gutya biraboneka ko bagiye guhangana. Peter arabona ko yiteguye, avati Boniface nantera igipfunsi ndahita ngikwepa, kandi bavati nanjye ijisho ryanjye ndarikanuye nta kintera ndagikwepa. Kuko aramureba aragira gute avango ariko twebwe mu ntambara zacu uko niko Sawuli na Yonatani, uyu ni wese ukaba Yonatani mu murebe rino teraniro, niko mu ntambara zabo barebaga Abafilisitiya ko ati ngabari bakabareba. Ariko none uyu munsi ntago Abafilisitiya tukibareba, ntago Abafilisitiya tukibabona. Niyo mpamvu Paulo abwiye aba bagabo, abwiye Abefeso, hagati rero ibisigaye mwabagabo mukomerere mu mwami, mutitwaje badge, mutitwaje ivugabutumwa no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko dukirana n'ibintu by'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Turwana n'ibintu by'ibinyabutware n'ibintu by'ibinyabushobozi n'imbaraga z'umubi. Ni ibintu bikorwa mu buryo bw'iki bw'umwuka. Giye nyuma y'uyu mugabo ndabona ari ukomeye, giye nyuma ye wowe, giye nyuma ye. Noneho njya hariya hirya ndakwereka nawe nyine jambo ngo nuko rero Peter ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Noneho ugiye kuza nyine umutikura turebe koko umbereke ukuntu Imana ikenera ko tuba tugomba gukomera. Mbese impamvu nyine igira hano hino, mbese nawe wikomeze nk'umuntu ukuntu Imana ishaka ko dukomera. Mwabyumvise? Mbese nawe nyine mbese nahagara nabira mureba. Mbese Imana ngo nuko mukomere kandi no gukomerera mu mwami. Haleluya! Sino icyo cyonyine no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bungahe bwinshi. None ko Peter ndangariye ndimo muvugisha
mwabyumvise Satani aragenda akazana ibintu bikaturangaza suko Peter atabizi ko agomba gukomera hehe mu mwami ariko iyi si kubera ko Yesu igitabo cy'umugezi ngo nuko mubwiriza butumwa ahura na mukristo namwizerwa ati hano imbere rero muragera mu isoko ryitwa imbura mumaro umwe wo muri mwebwe ari burigwemo ryari isoko ry'imbura mumaro iyi si yakireze yiyeze nk'isoko ry'imbura mumaro kandi iri soko riracuruza ku bagabo b'abanyamwuka nka Peter rigacuruza ku bagore b'abanyamwuka nka Rafiki rigacuruza ku baririmbyi b'ibyumba n'abandi baririmbyi bakomakomeye niba hari korari nta korari nimwe nta muririmbyi batinya riracuruza iri soko rireze none kuko iri soko rero ririmo riracuruza abagore bambaye utumini riracuruza abagore bisize tuvuta riracuruza abasore bakozi baba umukobwa bwati ariko ngewe nashatse ngwino hano banguka hano ubure kujya gukora ibaba n'akazi kabo yareba uyu mwana w'umusore batari kubundi uyu nguyu agahita avuga ati what kuko ririmo riracuruza iri soko ririmo riracuruza rikahita bati ngewe numva kame mumba narashatse nk'uyu naribeshye iri soko ririmo riracuruza kandi iri soko rikomeye ku bintu byaryo umwami w'iri soko umuyobozi waryo ibintu byabikomeyeho kandi ari kutweka ukuntu ari byiza ariko arimo aracuruza bati warebye wagura se kugira ngo ugure rero ni ugutangira ugakata ya misoro akavuga ati wagura se mbese riracuruza ku muntu uwo ari we wese uko arimo ricuruza rero Peter yarangaye kandi afite ijambo rimwe ngo agomba gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe Satani rero cyangwa uriya Mufilisitiya agiye kumutungura Peter arangariye mu isoko urabona uyu mukobwa ukuntu ari mwiza urareba ni ukuri ko mwabonye mwarebye ariko Peter niyongere ahagarara neza yitegura uriya mugabo ahita akomerera mu mwami komeza urebe imbere ariko umenye neza ko aduye yaturuka mu bitugu yaturuka inyuma aho yaturuka hose komerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi murareba mukomere data wa twese amashyi mwisure mu myanya yanyu Imana irifuza iki irashaka kumfata iyi mikoro nkayifata ariko nkomereye mu mwanya no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ishaka ko mwana data ayobora icyumba ariko akomereye mu mwanya shaka kutubwira ngo Imana itujugunyira ijambo ariko kabivuga ukomeye kuko iri kurijugunya hari undi uri kubara indi mibare fati mubareke ntimubarwanye bacuruze business bunguke babyara abana bikunde bashake bikunde basaba amafaranga bayabone ibintu byose bigende neza ariko tugende tubanyaga akantu bita ubugingo ibintu byose byemere bamere nk'abo bafite amahoro umuntu umwe yarambwiye kandi mbona ibintu ambwiye ni ukuri hamwe mbwa ko ibintu mubamo ni bike bamwirwa mugenda imisozi ngo ngewe Imana iransubiza ngo ngewe nsengera muri nibature kandi Imana ikansubiza kare koko mbona nibyo ati ngewe nshyirakaraga imbere y'igitanda cyanjye ibintu muba musimbizi mbona koko nibyo ariko ibyo simbyitayeho ayo usenga yose aba menshi biterwa n'ikigusengesha biterwa n'ikira gute nikigusengesha ariko bafibura wakwigwa yuka nk'imisozi udafite bikwirukansa ariko hanyuma y'ibyo ngibyo kusenga kose komerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi kuko inyuma yawe hari umuntu ukubikiriye ngo akunyaga intwa hagati kandi haleluya Imana yacu nishimwe ahita aramubwira ageze ku murongo wa 13 aramwa ngo nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana kwa ngo mubashe gukomera ku munsi mubi nta muntu utinya munsi mubi zira umugore mwiza agashiduka apfakaye burya nawo ni umunsi mubi umunsi mubi utawutekereje umugabo akaguta umunsi mubi uzi utabizi business igahomba atari uko wakoze ibyaha ubwo yavati mumpe nde
arabuzwa n'iki kukubaha se mbere mujya muvuga ngo nta muntu ngurageragezwa nka Yobu. Mwese muri ba Yobu biterwa no kwizera ufite. Biterwa no yavuze ngo nta muntu n'umwe nzaha ikigeragezo kirenze kwizera kwe. Niyo mpamvu gukomerera mu mwami kugira ngo nkomerere imbere y'ibindi imbere mbirwanye kandi ngira gute mbitsinde. Naho umunsi mubi ugera kwa Yobu, umunsi mubi nguhakandagira ugeze kwa Yobu, avuga ati njyewe Yobu rero nubwo abana bapfuye amashyaka bashize navuye mu nda ya mama njyewe mvuka nari nambaye iki ubusa n'ikimenyimenyi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye asityagare we. Aba yibitse ikintu bita iki intwaro. Asubirayo Imana bati yewe Satani warebye umukiranutsi wanjye Yobu nubwo waneye kumuhora gatsi ntabwo yigizanye avuga ati yabuzwa n'iki se. Umuntu yatanga ibyo atunze byose kugira ngo acungure ubugingo bwe. Ngaho mereza umubiri we urebe ukuntu ngo aragende ukoraho. Yobu arakomeza arakomera. Umugore aterega yituke dore waboze. Yobu arakagenda agira gute aragumya arakomera. Ariko kubera yuko dusabwa gukomera mu mwami, Satani avuga turarebara arakomeje ngo aragenda guhagurikiriza inshuti ze eshatu. Ziba ziraje inshuti ziba ziraje Zofari n'abagenzi be na Birudadi baba baraje ngo bicarana na Yobu bamara iminsi 7 baramuririra ngo irangire. Satani avuga ati mwebwe mwigeze mubibona ko umuntu aba gutya atari ukubera ibyaha. Maze Yobu Satani abagiye kumunyaga intwaro, abagiye kumunyaga intwaro aciye hehe? Aciye mu nshuti ze. Yugeze mu bice bitatu ngo Yobu atangira kwiganyira. Tangira kugira gute? Kwiganya bati Yobu ihane atura wikomeza kuva kuri umukiranutsi kuko ibi ntaho byabaye, ntaho kakaga kabaho. Byabaho gute se? Wakena gute se? Abana bapfa gute se? Ibi ni ibihano by'Imana. Izi ni inkoni Imana yakubise. Ubukwe bwapfa gute se? 40 yagera ite se? Byashoboka ihane. Yobu atangira kwiganyira. Avuma umunsi yavutseho, avango avumwe umunsi humvikanye ukuntu ko mama yabyaye umwana w'umuhungu. Ariganyira Yobu avuga imirimo ye, mbese Yobu aravuga amaganya agira gute aramufata. Paulo rero ngo yandikira Befeso arabwira ati rero kugira ngo muzabashe guhagarara ku munsi mubi mudatsinzwa n'uburiganya. Satani ni umuriganya kandi ariganya umuntu wese wahamagawe akanatora akanatsindishirizwa akibeshya ubugingo nkuko nabivuze. Akagenda yumva ngenge mvuga ngo ni utabinyemerera umutima wanjye unyeme, niyo wabihana n'utanabihanura umutima wanjye umpamiriza ko ubwo bwami nzabuta. Kavuga ati vuga uvuye aho wa mugore we ndaje nze ngo pangire ko ngenda umuriganya. Mwabyumvise kuko ubu ndacyari ku rugamba sindataba ruka. Kabatereka nze ngo pangire ajya panga ni mapangirizi rero agira inzira nyinshi no muri ridina ajyacamo. Gaca kuri mwene so, gaca kuri pastor, gaca kuri mwarimu, gaca ahantu hose arahaca. Ariko burya umugambi w'ibitugerageza byose abagira ngo atunyaga intwaro asa dutikure dupfe tuzabura iki ku munsi w'intambara zacu dutsindwe. Paulo abwira Abefeso ati rero kubw'ibyo mukenyere iki mukenyere umweko bita iki ukuri. Kabati ukuri koko bagiye kukugendana ukuri. Agahita akakuvizira akakureba ntago ububizi, agahita kunyaga umweko witwa iki ukuri, akagucuruza imbere y'umugore, agahita azana umugabo nk'uyu ngo cyangwa n'undi agahita yizanira umugore mwiza wiheze umeze neza. Kabati koko harya buriya Yuda yaravuze ngo ndazashyingira umuhungu we, reka nze Yuda nze mupange. Izo nkuru murazizi uko Yuda yapangiwe n'umukazana we, tireka nze mupangire nkureme imyambaro y'ubupfakazi niyambike nk'amarayi. Satani azi ikintu yagupangira ahita azayishanye kuri sebukwe. Bararyama yambwa ati urampa gisasuro ki? Undati ndaga umwana w'ihene ari urampa ngwate ki? Satani we urampa ngwate ki kugira ngo mbyize? Namubambwa ati urifuza iki? Ndashaka iyo mpeta yawe. Ari bwo butware, ariyo masezerano. Mpeta na amasezerano. Kabiri ndashaka niyo nkoni yawe.
aribwo butwari. gatatu, urashaka uwo mweko wawe. Ahita anyaga Yuda ibintu by'ukuri, kandi Yuda aragenda akomeza kuyobora Abisiraheli. Ariko Yuda ukuri yagusize aho yaryamanye n'umukazana we, ubutware inkoni yahise aho yaryamaniye n'umukazana we, impeta y'amasezerano y'ahazaza yayisize hahandi nk'uko nawe wabihasize. Ni mapangiriza. Abati kandi mutware kwizera nk'ingabo ikingira ikiyemwe igituza. Kubera kubiraba ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Nawe yasenga amasengesho 1000 ukaba uzi kutizera ntago wanezeza Imana. Naho baguhanurira bakongeraho bakoye batatu ibi ngibi ni rafiki wabimbwiye, ibyo ntago umutima w'Imana ntiwanezera. Icyo akora izabigukorera ariko itishimye. Abati kandi mutwara agakiza kabikiyemwe kabingofe. Impamvu Satani ageze akanyaga abantu agakiza bakaguye banga ahambanati ahambanati bakaturirimbira ariko ingofero yitwa agakiza barayijyanye. Ni ryari rero cyo kumva kumva kajya mu batari ko buriya kandi Sebanani nande satema ko Sebanani kubera iki burya ingofero agakiza barayitwaye. Ubu nta muntu utazi ko nteze igitambaro, nta utazi ko rafya giteze, nta utabizi. Ntibigaragara? Ariko nta muntu n'umwe utazi ko abagabo bari muri urusengero badateza ingofero. Kandi wenda mujya muzambara. Bivuga ikire umuntu ufite ingofero bita agakiza ntago wamuyobera. Ntago wiri kujya kubishakisha. Asuko umuntu wambaye ingofero wabiyoberwa. Ubu rero abahanga basigaye bambara songa nyuma. Umuntu akaza ukagira ngo arimo aragusanga kuko uri kubona kakantu ka hano kumbi arimo arigendera. Kuko utari kuri ya muntu uko ngenda nk'abandi tudahura. Kumbi yambaye ngo songa nyuma. Abakristo benshi kuko bakenye intwaro bambaye songa nyuma bagenda batya. Ukagira ngo mukuza dore nuko. Impamvu nta yindi ni ugukena intwaro. Kandi bakenera intwaro muri korali, bakenera intwaro mu mwibwiriza butumwa, bakenera intwaro mu gishumba, bakenera intwaro mu gipastor, bakenera intwaro mu cyarimu, bakenera intwaro mu kidiyakoni, bakenera intwaro mu gikristo. kandi bajya kwigaburo. Satani batari cyo bitwaye mureke bajye kwigaburo. Ariko ku munsi kuri urya munsi kuko bakenye intwaro batabaye maso bazakorwa n'iki? N'isoni. Abati kandi kigeretse kuri ibyo mukwete inkweto z'ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro bubiteguza. Ariyo ntwaro bari abacuti ba Yobu bamunyaze amahoro bamushinja iki? Ibyaha atigeze akora. Burya amagambo menshi akugeraho rimwe na rimwe y'urukoza soni ubundi yo kugusebya. Satani aba yagupanja akabati ubu ngubu aya magambo nyashoye kandi nkasho yaciye muri mwene se nahita mutwara intwaro yitwa iki? Amahoro. Kandi Yesu ajya kuva mu isi niwo mugabane yadusigiye. Ntabwo gize bati muzagende. Yari afite ubushobozi bwo gufata igitaka agihinduramo inzi ibintu byose yarabishoboye. Avuga ati mbasigiye amahoro. Murangenda yabahaye. Mwabyaye bahaye amahoro. Mutabyaye bahaye amahoro. Mwatunze bahaye amahoro. Mutatunze bahaye amahoro. Mwapfakaye bahaye amahoro. Mutapfakaye bahaye iki? Amahoro. Mwahohotewe bahaye amahoro. Mutahohotewe bahaye iki? Amahoro. Mukomere Kristo amashya abo yahaye amahoro. Abangu uyu ni wa murage mbahaye. Abangu kandi ntago mbahaye nk'uko abisi batanga. Amahoro agenda yabahaye. Bati ubwo butumwa bwiza bw'amahoro nzabubanyaga murabeshya. Muzaririmba nta mahoro abarimo. Muzabwiriza ntayo mufite, muzasenga ntayo mufite, muzayobora amatorero ntayo mufite. Mbese akagenda Satani bati nyakenyereyeho. Ngize gute? Nyakenyereyeho. Kuko iyo ntwaro y'amahoro kabura yikennye. Aravuga ati kandi ikindi mubye amen. Avuga ati kandi mutwara inkota. Ariyo jambo ry'iki? Ry'Imana. Avuga ati okay gusoma ijambo ry'Imana. Inkota y'ijambo ry'Imana. Dawidi ngo aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Haleluya. Wacu yaza ari kumbwira ati iryo jambo Dawidi yabitse siri ryanditswe ni nzayiki Imana yagize gute yavuze. Ariko burya niyo ubitse ibyanditswe muri wowe umenya iki usubiza.
Mucyo ujya gute mukiso avuga toke ndayibakure inkota ndayibaka gute abatereka nze nkwereke rero tugiye gukora ikintu bita social media ntabwo ari mbi ariko biterwa n'ikigiye kuzishakaho barema rero za Nyagiso babarazikinye udusobanuro tw'uduhinde ubwo bagore bagenzi banjye banyumve cyane dusobanuro tw'uduhinde n'utuntu tw'udufilipine n'utuntu tw'utunyakoreya batatu ngutu tuzafata urubyiruko rw'abakobwa n'abagore inkota y'ijambo ry'Imana bayitakaza bati ikindi tujya gukina filime muri Amerika tumenye gutera imigeri n'amakofe dukine prono kandi pornography ko abarokore ntibazazireba ahubwo turakina filime tujye dushyiramo ubusambanyi gakeya muri season imwe dushyiremo nk'abantu basambana nka 2 cyangwa 3 ntago azihana ko yarebye prono. Noneho mu mwanya ko ngo dusome ijambo ry'Imana tukaba turi muri Nyagiso utwo Nyagiso ni uri muri bisi wumva barimo bakayikumvisha utari uyikeneye nimye nyine ubizi bakanamo barayireba tugaterana saa 12 bati saa 12 n'igice nagaki gacaho rako nkibagiwe emuri saa 12 n'igice imura arabaciyeho ubwo ngubwo akabahimbaje hano worship team akaririmba ukuguru kumwe kuri muri emuri mbese akavuga ati ariko buriya mu rusenge imuri yarayincitse kuwa mbere kuko ejo kwa dufite igiterane ndaza kujya mu rusengero saa 8 kubera yuko saa 7 cyangwa saa 5 imuri n'utundi tuntu tumaze gucaho noneho saa 8 nibwo ndaza bakaza bihuta ngo nabanyeshuri kumbi yarindiriye aka episode ejo kamucitse akaba ati nayo iyo ntwara nayo ndayibikaho ku munsi w'intambara ye ntazabona icyo asubiza. Ibintu byose ni byiza ariko siko byose bitugirira iki umumaro. Nkunda kureba udufilime rero uyu nguri kuvugana namwe nkunda kutureba ariko ikintu cyose gira igihe cyacyo. Noneho rero umunsi umwe mba ndimo ndakareba nari ndimo ndeba ko kitwa ngo ndanabifata se nta nubwo mbifata ngo nanabimenye niba ari Jumongo niba ari nde nihashize iminsi igihe ndi kukareba umugabo umwe wo muri iri torero abaje mu rugo aje rero azaje kundegera umugore akije nkuko se banani yaze ngati rwose umugore aranani akihagera ati toka ese narije kuregera umugore korara muri saro areba filime kandi dore ibyo areba nibi nawe urimo kugira gute urimo kureba ubwo rero mukaba muransetse mukaba mugize mute nababwiye ngo nta numwe ahubwo icyo dukeneye ni ukumenya isi turimo. Mwabyumvise ni ukumenya isi tugize gute turimo kuko ubu turimo tubivuga udafite televiziyo arimo aravuga ngo niba nanjye mutuze gakeya tugiye gusoza udafite televiziyo avuga ati ngiye ko nta televiziyo mfite ngewe bindebaho iki reka ntago ari byo ntago icyo ari cyo kibazo. Udafite smartphone avuga ati ko nifitiye gatushi ngewe bindebaho iki wa mugore uri kuri radio na wa mugabo ubatemo na urabacikira heza urabaci amatwi sura yafungamo iby'imibiti kandi habira ibintu byibitsemo izindi mbaraga numva ngo telefone ukiyifungura ibikubwira cyane urubyiruko ibikubwira ngo njya kuri YouTube urebe ukuntu basambana dore urenda gushaka ukwiye kubyiga wa mukobwa urenda gushyingirwa huta kuri YouTube ujye kubire bifite imbaraga zigukurura udahagaze rero udakomereye mu mwami ntago wabitoroka. Wivugana ngo je smartphone singifite nibindeba kuko nawe yirirwa ikuriza n'abana barakunaniye bacikira mu ngo z'abandi bajya kureba yiki udufire. Ahubwo dukwiye kwambara intwaro zose z'iki z'Imana tugiye gusenga. Umugabo bita Dawidi kandi ubwo nashoje umugabo bita Dawidi yigeze yakena intwaro ntiyabimenye ngira ngo ni mu bice 12 afahunga reka ntababeshye kamihorera. Dawidi akena intwaro biraba ngo hari mu gihe cy'intambara z'abana
cyari igihe cyo gutabara kw'abami. Umva nawe, ni igihe cyo gutabara kw'abami. Dawidi amaze gukena intwaro abwira umugaragu we Yowabu ati jya ku rugamba. Ariko burya yari umwami, ni umwami yari yorohereje. Banza ari mu bice 19 ngira ngo aho hafi. Yohereza umugabo ati jya ku rugamba. Ayohereza umugabo w'ingabo. Mukawuriya nawe aravuga ati ubu ngubu iyo umuntu yakennye intwaro rero abusanya ibintu. Na Mukawuriya nawe sinzi zamuteye yibeshya ibihe ntiyamenye ibabata. Ubu ngubu muri karitsiye ya Sejemu muri Gikondo abagabo bose baratabaye, batabaranye n'umwami. Reka nigire mu rugo nikuremo imyenda ubundi nikarabire. Sinzi reka ibindi mbireke. Arangije rero kumbi hari umugabo wakenye intwaro uri mutembera hejuru y'inkike. Iyo rero umuntu yakenye intwaro ntabona umwanya wo guhima, ajya muri Nyagiso nyine nkuko nabivuze, no muri Zanimu no mu tundi tuntu twinshi cyane, akibagirwa ko abandi bagiye ku rugamba. Ubu turi ku rugamba. Mwari muzi neza ko agaciro k'imbunda ari amasasu. Ntaga agaciro k'imbunda ari imbunda, ahubwo agaciro k'imbunda ni isasu ririmo kugira ngo umwanzi nagu uhite umutikura. Ariko buriya rero nawe akabona ikibunda cyawe nta kintu yabata, ni uruntu gusa atwaye rwo kwitwa umuririmbyi, ni uruntu atwaye gusa rwa ya mikoro yirwa afashe atera hareruya z'umurambararo, ni uruntu rw'urubunda gusa atwaye kuko kuwa mbere no kuwa kane bari hano nta sasu ryibitsemo tumuhe. Gaciro k'imbunda ni amasasu. Kabiri, mwari muzi ko imbunda bajya bagira ukuntu nimujya mu byumba biturika kandi nta ntambara yabaye, bajya kuzoza bakareba ko imbunda irimo gukora itagimbye. Rero nta handi babikorera ni hano. Ugasanga umuntu araho kubera ko amaze imyaka arisha myaka wo mu itorero, kwa ko abatije umwuka wera kera, yakijwe ku bwa kabutura no ku bwa bande. Nge ntubimbaze, nge ndiweje mu gitondo nyine mva mvuga ngo kera tugikizwa simbizi imyaka mumazemo. Ubwo nuko nguko barafiki bakijwe ari abana bati jewe rero rafiki ubu ngubu iri torero narikuriyemo twuzuraga umwuka hano epfo kwa Sebera mu gishanga. Sasa bati komeza ubivuge sha, komeza ubivuge, muri batanu wabyaye ndibuca muri umwe nkunyaga ikintu bita iki intwaro. Dawidi naravuga ati narazirwanya Yowabu. Pita genda, Pita gira gute genda. Asanga dayimono asanga muteze Mukawuriya baba barasambanye. Burya icyaha kibyara ikindi. Icyaha kibyara iki? Yanga yajyaga avuga nubwo yapfuye ngo ishuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi ngo ni ishuri ry'ishyari. Ka byabaga bivuze. Urabanza ukagira ishyari, ryamara kugufata ugashaka ukuntu umuntu wagira ishyari uhita umugirira nabi. Arangije Dawidi amaze kuryamana na Mukawuriya atwise yumva biramukomereye, avuga ati reka Uriya mwice sha ikibazo mite. Impamvu ni iyi, nuko Dawidi yakennye iki intwaro. Kennye intwaro, kennye intwaro. Hari ibimenyetso nawe bikwereka ko wakennye iki intwaro. Samusoni avuka Imana yavuze imuvugaho arwana n'Abafilisitiya, akajya afata ibintu by'inzige agahambiranya zigashya, agahita yifatira ikintu bita umusaya w'indogobe kubita ibirundo n'ibirundo. Sanga ariko Samusoni genda akagenda akajya mu ntumbi y'intare akavuga ngo mu muryi havuyemo ibyo kurya. Samusoni ati ndakomeye, ariko Satani akavuga ati nanjye ndagutega umukobwa hariya shaho Samusoni ntuzamuva imbere. Samusoni aragenda akena intwaro, genda kena intwaro. Dalila mumenesha ibanga kuri kumushiramo, kandi gake gake arabanza arabeshya mweko kuri Samusoni ati bambohesha isuri mbisi, bazinga ibituta 7 mu mutwe wanjye, umugwegwe mushyashya. Akina n'ikinyoma nkuko umaze igihe ukina n'ikinyoma. Uti ndagukunda ukajya muri ibyo ngibyo. Wowe ukina n'urupfu, ukina n'umuriro, we uri gukina n'ibyo utazi. Aba bagore bafite abagabo niyo bagezweho mu gusambana, shaka abagabo bateruye ibintu by'ibyuma kuko ababo batateruye. Wakennye intwaro wowe. Kandi ku munsi mubi mwege ko inzugi dusenge, ku munsi mubi iyi mirimo dukora ntabwo izaturengera.
ku munsi w'intambara zacu. Imyaka tumaze mu idini nta kizatusayidiraho. Pawulo rero avuga ati kandi murangije byose. Haleluya. Avuga ati nimumara gutwara izi ntwaro ntago zigenda abantu bazireba, ntago zigenda abantu bagize gute, ahubwo uhita uzifunika. Imana ishimwe ko nambaye kano kantu. Intwaro uhita uzifata ugahita uzitwikira. Ahita ushyiraho kava, ugashyira ikintu cy'igifuniko cyitwa gusengesha uburyo bwose. Amasengesho y'uburyo bwose, agahita avuga ati okay, noneho za ntwaro zifite uburinzi. Buriya iyo umanutse Kanyarira wagiyeyo wejejwe, uvuga uti za ntwaro zifite iki? Uburinzi. Iyo wirono kuwa mbere wejejwe, za ntwaro za zifite iki? Uburinzi. Kandi iyo wasenze umenya ko wanyazwe. Tugiye gusenga Imana. Ese ntago wakennye intwaro? Urakirinda. Muri wo haracyarimo gukiranuka. Muri wo haracyarimo gusenga. Muri wowe abantu bakennye intwaro. Ayiwe. Abantu bubatse ngo haleluya. Abantu bubatse ngo haleluya. Abagore n'abagabo munzamuri ibiganza gutya mbere kuko mwakennye intwaro. Abantu bakennye intwaro ku buryo ahantu hari Mariya bahashyira Marita kugira ngo gahunda zikorwe neza. Ahari Yosefu bakahashyira Rufonsi kugira ngo umunezero utahe mu rugo. Ubwo se nimwabyumvise burya no gukena intwaro disi. Ndavuze ngo abantu bubatse ingo kubera ko bakennye intwaro. Abagabo ahantu hari Mariya bahashyira Marita kugira ngo bumve baguwe neza. Abagore nabo ahari Yosefu bakahashyira Yohana kugira ngo bumve umunezero wuzuye. Burya n'ugukena intwaro. N'ugukena iki? N'ugukena intwaro. Tugiye gusenga Imana. Mpamvu abahungu b'abandi babamazemo amafaranga nta gusambane kuko uri umurokore. Mpamvu babamazemo amafaranga nuko wakennye intwaro. Burya gukena intwaro bituma urya amafaranga y'abasore b'abandi. Kuvuga ngo ngiye sinzasambana ariko nyine ikintu kibuza ubwenge amafaranga urayarya. No gukena intwaro. Wakennye intwaro. Mpamvu bakuguriza ntiwishyure wakennye intwaro. Ntujye no gusaba imbabazi twakennye intwaro. Mpamvu uraza umugabo ijoro ukeneye ikanzu Rafiki yambaye, Rafiki wowe uramuzi, yazana akababwira utuntu tw'utuvungukira tuva ku meza, ariko burya afite ameza. Wakennye intwaro. Yakanzu se wayigura iki? Wanyuzwa niyo wambaye. Wakennye intwaro. None azaza yambaye superi nanjye nyifuze. Ninyana intwaro nzifuza igikwembe Rafiki yambaye kuko nyennye iki? Intwaro. Mpamvu wakennye intwaro wifuza kurya ibyo umugabo wawe adahaha kuko wakennye intwaro. Kuko wakennye intwaro. Bese ni byinshi. Abana bagira isoni zo kwekana ababyeyi babo. Akavuga ati se buriya ndatinyuka mvuge kuri ari mama yabatoya iwacu nyine urabyumva iwacu ni hariyo ugahita kuko Rafiki muziranye ugahita ujyana umukobwa kwa Rafiki haba kwanyu kugira ngo Marita gukunde. Wakennye intwaro. Wakennye intwaro. Wakennye intwaro. Wakennye intwaro. Tugiye gusenga. Umukobwa umwe yakennye intwaro atubeshya ukuntu ari imfubyi kandi afite ababyeyi nta mwanya wo kubivuga. Ubu yaradevorushije abyaye kabiri kubera ikibazo cyo gukena intwaro. Umuntu wese rero ntago mvuga ibintu byinshi badusengeye twihannye. Twamaze kwihana ariko ko dukennye intwaro ibintu twaturiye hano duhita tubisubiramo. None wabinesha ute? Ko ku munsi w'intambara zacu icumu n'inkota ntabyo dufite. Mukristo ari gukubita icya Porowoni nuko yamusanganye inkota. Niyo mpamvu dutsindwa. Umugabo aragutuka kuko nyine ntibababyemerewe. Sinanabizi Peter azabitubwira.
niba banemerewe gutuka abagore simbizi, ukabura kwihanga watenye intwaro, kavuga ati we mushenza, agahita gushinga umugeri. Kandi uceceka ugifite intwaro ntacyo yari bugutware, yari kugucira mu maso ukihanagura, kavuga ati Uwiteka akundinde, kavuga ati wa mugabo we Uwiteka kunsindire mu izina rya Yesu. Kera nari umukatolike, amen, tugiye gusenga, umugabo agatangira akavuga, nkamujya inyuma nkajya mvuga Yosefu mutagatifu, we wubatse urugo rwiza. Akoze ko kakana bwa mbere nkababwiye wa ndabyibuka rimwe yigeze kuvuga, aravuga umuhungu wanjye aramubwiye, kandi yari muto, ngo ariko papa kurumva igihe wavugiye mama yakwihoreye ngo uri kuvuga ibiki? Ahita araceceka. Bundi aravuga yaba yavuze rero nk'akayoga nyine, hahita mujye nyuma, twanda turanaryamye, nti Yosefu mutagatifu, nti Yosefu mutagatifu, we wubatse urugo rwiza. Umva nari umukatolike kandi wamondani. Yosefu mutagatifu, we wubatse urugo rwiza. Tegeko cecekesha uyu mugabo mu munota 0 yabaga acecetse. Ibi bintu birakora. Nabaga mbikoza mfite kwizera ko Yosefu yubatse urugo rutagatifu, naye nkamujya inyuma nkamutongera, ni Yosefu mutagatifu, we wubatse urugo rwiza. Uyu mugabo ntaceceka, mucecekesha agahita agaceceka. Kandi iyo byakoze uragumya ukajya gute ukabikoresha. Noneho baravuga wiriwe hano kuwa mbere, mfite ari baranseka, nuko nyamuga ati Yosefu mutagatifu. Mbese mujye mwihiga mutuntu, mubwire Imana, mugire muti niriwe imbere yawe uyu munsi Mwami Yesu Kristo, mwizina Yesu. Umugabo naceceke, ntuzwe niriwe imbere kandi uyu munsi ahita aceceka. Ahita aceceka gute? Ahita aceceka. Ariko iyo wanyazwe nk'abati jewe umwana w'umusinga we barakubeshya, n'ubundi njya kukwemera sinzi ibyari byanteye. Wibuka ko wanwa utanankoye we? Reka dusenge, mwaguruke. Abantu bumva bakeneye ko bumva barakennye intwaro, ibyo wumvise mu rusengero ubisiga hariya hirya. Iyo ugeze kuri botike, intwaro yo kwihangana warayitaye. Mbere y'umugabo nta ntwaro ugira, mbere y'abaturanyi wararutanze, ahantu hose wararutanze. Bene data, dukwiye kugira intwaro. Yesu nashimwe. Kambabwire, dukwiye gutunga iki? Intwaro. Sinzi Amerika warahari ari hano arabizi, ntago nzi niyo hatarimo nk'umusore waba wariyakiriye iwanjye yerekanywe. Naturanye n'umuturanyi, nawe urabizi mama James, nawe urabizi. Inkari zikajya, nawe urabizi Fabrice, inkari zikazimanuka iwanjye kuri sari, inkari zikahamanuka ziva mu kabari. Ndarega biranga, ngerwa executive avuga ati mva rero wa musaza we, izi nkari nizongera nzaguca 50,000. Kwa ngo dayimona bikaze zizamo ibinyamugera, ibinyamugera bikabyuka byagera ku makaro, rero biba ari ibindi. None ndihangana, none abana bahungu barambwa ati mama bya binyamugera twabisanze mu gitanda, ntumbaze uko byari byagezemo. Satani ugagira ngo nkene iki? Nkene intwaro. Ndavuga nti nimwihangane, nimugira muti nimwihangane, mujya kuryama manje kwa kubinyamugera bitarimo. Bakagira ngo abana kambwa atari ko mama, iyaba mwagati yaba yarije, iyaba yarije je sinabyihanganira. Ariko icyo gihe byacu byarazamutse bicu, ubwo ntumbaze uko byajyaga mu cyumba cyabo. Babibonye uwo munsi, bumvishe ko mvuze ngo mwihangane, ntibongeye kubibona. Ndavuga ngo ubuse koko njye kumucisha 50,000 se barabima mbyishyurira umwana, nimucisha 50 se nzongera gufata mikoro sejemu. Kandi buriya umupaga umuntu mudahuje imyizerere, mudahuje iki? Imyizerere, we abazi ko uhita uhinduka umupagane kuri we. Ndihangana, maze kwihangana, abantu bafite inyenyeri hano niba bagiye kungati mva rero tukubwire n'ikindi gihe n'undi munsi. Baragenda bankangarira Umufilisitiya, mbese ntago Umufilisitiya ari wamuturanye, ahubwo imbaraga zari zamunyuzemo. Ntimunyumve neza kandi ubikureho wowe. Noneho ubwo bahita bacukura ikinogo,
haranukaga abana kuko banjye bana bakunda kuza kuyakira berekanywe bavuye muri civile ubwo nkahita mbwira musonera ni musonera ajya kubabwira za nkari baziyori nibyo twabagamo ariko ubu ngubu byabaye kandi birangiye nibakiza kuyakirira mwabyumvise ibyo byose byabaga ari ibishaka ko dutakaza iki intwaro burya rero wihanganye neza umugabo aratuza yo wihanganye umugore aratuza yo wihanganye umuturanye aratuza biragusaba gukomera yo wihanganiye inzara irashira utandavuye utagiye ubeshya ku mabotike utagiye uteka ibintu by'imitwe ngo usange Rafiki amatenanyo uhita umutekera umutwe uhita umubeshya Rafiki navuga ati nta kundi byagenda nari butege moto ntacyo reka ngo bino bibiri nari mfite imodoka iraza kuntwara tugiye gusenga Imana kandi twese dukwiye gusengerwa Imana nanjye uri mu bivuga nanjye ugize gute nanjye urimo mbivuga rero ahangaha wowe ubwawe ugiye kubwira Imana ngo cyambere urabanza ubwira Imana ikubabarire ibyo waba utekereza tugiye kubwira Imana ngo duhe imbaraga kandi sewe nani nigiye kudusengera isengesho ngwino hano tugiye gusenga Imana tubwira Imana ngo duhe imbaraga z'ikindi gihe kuko mu kindi gihe kitari none umufilisitiya abadutegeye avuga ati ndabizi neza iki gihe azaba yananiwe kandi koko tukananirwa tugatsindwa ariko iyo twaje hano tuba twaje kureba ko amasasa arimo mu mbunda haleluya twarangiye tukora ko imbunda zitagimbye kandi tukongera tukambara intwaro zose z'Imana tukanazifunika Yesu abaho umugisha rero ubishobora uko byumva uko ubwira Imana ahangaho umuntu wese abagiye kwirwariza kuko no ku munsi wo kujya mu ijuru uzagenda wenyine nta wundi muzajyana senga Imana ku mwuka w'Imana kuyoboye dukeneye intwaro Mana haleluya umunsi umwe mwene wacu Samusoni yari kunkumuye ahita zibura zose uko zingana baramwogosha birarangira biza kuza kurangira banamukoresha n'uburetwa hirya y'igihe kinini aravuga ngo ngera umereza agasatsi none ubu tuje hano twebwe intego dufite si yo kugira ngo tumereze agasatsi gusa utwongere n'intwaro haleluya haleluya kera twarikunkumuraga abazimu bakagenda kera twarikunkumuraga agasatsi kameze Mana ishimwe cyane twarikunkumuraga agasatsi kameze Uwiteka Mana isumba byose nidufuhira abagabo nidufuhira abagore ahubwo tukamenya yuko Yesu abitegeka tukamenya ko aturwanirira tukamenya ko aducira inzira bikaza kuza kurangira Uwiteka Imana isumba byose intwaro uwera wa Isirayeli tugatsindishirizwa uhereye aka kanya haleluya uhereye aka kanya tugusabye intwaro tugusabye intwaro uwite ijambo ryawe riravuze ngo icyo kora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera niyabamanukira ngo nibwo muzaba abagabo nyabagabo ngo bo kumamya ngo Yerusalemu ngo ni Yudaya ngo ni Samariya ubu hari abakobwa tuzi bahamije 2015 ariko uyu munsi wa nona kubera ko umwanzi agenda banyaga intwaro ababwira ngo dore muragumiwe abasora babwira ngo inkwano muzazivana he guhamya byarabanani basigaye bagendana amagambo mabi yo gusebya Imana data bakaneguriza Imana izuru bakajya bavuga ngo iyi Imana mwizeye ntago muyizi ngo iyi Imana mwizeye ngo icyayo ntago wapfa kukibona nyamara ibyawe biraboneka ahubwo intwaro twarazinyazwe Mana hano harimo abadamu bagutegereje hanyuma biza kuza kurangira barananirwa babivanga n'ibyaha ntibihanganiye abakozi ntibihanganiye imiryango y'iwabo w'umugabo ntibihanganye kandi iriya miryango yazaga ije kunyaga intwaro bariya baramukazi babo babaga baje kunyaga intwaro iyo batabihanganiraga bagendaga bazinyaze uko niko rero imbaraga zagendaga zibavaho kandi umwanditsi we yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga aravuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo ngo inzira z'igisiyoni ngo niyo bageze mu gikombe ngo cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko ngo kuko imvura y'umuhindo ngo ikigwije ngo imvura y'umuhindo ngo igenda igishyiramo ikintu cyitwa imigisha ngo bagenda bagwiza imbaraga ngo umuntu wese wo muri bo ngo agaragara mu maso y'Imana Isiyoni Mana uyu munsi ku wa mbere watugendereye waje kugira ngo wongere udusubize ibintu bikomeye ijambo
ijambo rya mbere riravuze ngo Imana ngo iduterere amagambo kabiri, riravuze ngo dushakire amaronko. Hanyuma ubwo uri umugabo wo kudushakira amaronko Kristo, turagusabye aka kanya dushakire n'intwaro zo gutahana, dushakire intwaro zikora aho twashatse, zikora naho twavutse, zikora aho dutuye, zikora Mwami Imana nyir'ubutware n'aho abana bacu biga, aho abana bacu biga. Uduhereze intwaro, haleluya, uduhereze intwaro. Nibutse umuhungu wari ufite intwaro we, nibutse umuhungu wari ufite intwaro, yigeze agenda abonana n'umwami Ahabu, aramubwira ngo kubera ko wasuzuguye Imana data ugasuzugura n'abantu bayo, aravuga ngo aka kanya mu ntwaro ngira nkuyemo imwe mpagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 kubera icyo bita intwaro. Dusabye Imana intwaro, haleluya, dusabye Imana intwaro. Nibutse mvuga iki ndeka iki, ko nibutse mwene wacu bita Elisa, ko yari afite kuri iyi ntwaro, ko yambutse hakurya aho ngaho akagenda akajyayo kwa ba Beni Hadadi muri Siriya, akahagera kubera intwaro. Mvuga iki ndeka iki, ko nibutse Abasiriya batera uwo bita Elisa, bakamutera ari mu gicugu cya nijoro, ngo bakarara bamushaka, ko zaringa 3,000 ngo bikaza kuza kurangira ngo akabyukana intwaro mu gitondo yo kuvuga ngo mbahumye amaso mwese. Mana, tugusabiye intwaro hano zo guhuma amaso abadayimoni, zo guhuma amaso abanzi bacu. Yo, bano bantu ntago barimo basenga ngo babyumve. Tugusabiye intwaro ahanga, Uwiteka Mana, tugusabiye intwaro ahanga. Intwaro zacu Satani yanyaze turazimwambuye, tugusabye n'amatyazo yo gucyarizaho kati kwa cina na Yesu. Kandi kumfashijwe, ko numvise fashijwe. Aba bantu ubundi turimo turasenga bari kubitekerezaho ra. Siko menya makuru ko n'intwaro y'ibiryo igikora, ngo Elisa yagufatiye abagabo, hanyuma ngo intwaro y'ibiryo gusa ahita bati mubatekere mubahereze barye bananywe, hanyuma nibarangiza mubabwire basubireyo bagende bavuga ko muri Isiraheli harimo Imana. None aha ndiyaturaho ko Celestin n'umwigisha utwigishije umugisha, ndiyaturaho n'umushyitsi wundi na Rafiki na gurupe na korari, twiyatuyeho ko tujyanye intwaro zituma abanzi bacu basubira mu rugo. Aba bakristo kati kwa cina na Yesu, kati kwa cina na Yesu, kati kwa cina na Yesu. Aba bakristo uhereye aka kanya kanona mu izina rya Yesu bacyura intwaro zituma batsinda. Ko nezerewe, ariko Mana uko tumere nka Gehazi, Mana cya Gehazi kitagiraga intwaro, banagitiza inkoni nayo ubwayo kikayipfusha ubusa. Mana, ubu kandi aba bantu bicaye hano ntago bumvise icyo tubwiye. Ubundi aya magambo tugaburiye birangana n'intwaro duhaye, haleluya. Aya ngayo duhaye bingana n'intwaro duhaye. Kwirinda gusambana birangana n'intwaro duhaye, kwirinda kwiba birangana n'intwaro duhaye, kwirinda amoko birangana n'intwaro duhaye, kwirinda ubugome erega buriya icyaha nibwo bugome. Kwirinda ibyo birangana n'intwaro duhaye. Uhereye aka kanya kanona dusabye imbaraga zirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi uhereye aka kanya kanona hanga ducyuye intwaro duhawe n'Imana data, kandi ducyuye intwaro zo kugira ngo turwanishe. Kandi Mwami Imana, abatari bazifite turazinyazi zabo batwawe bongere baza, natwe twari Mwami Imana twumva duzifite. Uhereye aka kanya kanona utwongerera izindi ntwaro Kristo. Urugamba rurakomeye, ngwino. Intambara ni nyinshi, ngwino. Tabara Yesu, tabara, intambara ni nyinshi kandi urakoze kudutabaye. Akira tugutereye, haleluya. Kandi nanone musubire yindi, nanone mwongere mutere yindi mu y'ubutsinzi. Dukomere Imana amashyi n'impundu nyinshi kiduhaye intwaro.